dore yahoze ari gukata mwiriwe hanze atanavuga ariko nta kintu ariko uruwa hehe se urashaka iki yaje karamaze n'isaha hano hanze ariko akata hano hose ahitegereza yongera agaruka agenda agaruka we ntabwo nakubujije ari nubwo yaragura imodoka ya boss nje mvuye ubona gura umuntu yinjiramo mvuye n'utabizi kuri ibikoresho nsanga yinjiye umuntu akwinjirana gute mu gipangu ahubwo n'ubundi nari ndi kumusohora tubafashe iki se ahubwo nuko banza atavuga numvisha atari kuvuga ese ufite ikihe kibazo ngo tugufashe hanjye ariko ibyo byose byaracatse ni amakosa yawe gute barakwiyemye ko nta muntu ugomba kwinjira muri iki gipangu none uragenda ukarangara ugasiga igipangu kirangaye buri muntu wese yinjira kandi ibikoresho nta bwisobanuro nahoze ufite hanze ziba ndabibona. ufite ubuhe bwisobanuro se nuko udashaka akazi kawe ushinzwe ni akahe ntabwo bakwiyemye hanze no gusoma none se wa mubyeyi we wadufashije niba ibyo washakaga kureba wabibonye ugasohoka uri umukomisiyoneri se wari uje kurambagiza hano urashaka kugura nanjye nabonye ntamuzi muri iyi karitsiye ese wavuze se icyo ushaka tukagufasha cyangwa ugasohoka nyine ukadusohokera ukagenda wenda bari kukumva akanasiga ngomba mbona ngira namusohoye yanze kugenda urwo rwacu rusigaye rwinjiramo n'ababana n'ubumuga wasohotse ukagenda yavuze rimwe ariko nabwo yaranyishe nsohoke nsohoke none se uramara iki hano hanyuma se ko ujya buri kutwinjirira mu rugo urajya hehe nta kintu uri kubona akuze umukecuru mu cyubahiro cyawe nakuye ko umukecuru ari nyina kwa mbesire bebere kafi nabi nubwo nkubise rwose ntabwo wakwinjira hano hantu bosi yanyica ni ukuri fasha mu cyubahiro cyawe usohoke usubire hanze bebere kuko wakwihanganye wakwihanganye ku buzima yabaye nzi b'inzira musanda bashuje muri hose nkomeje kuri ko bituru nkomeje kubona kwanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ese none beza kuba byagenda gute tubonye kwanga wita Eminence ndetse na Anita ibintu bituru ko tubonye kwanga wita Eminence ndetse na Anita bakomeje kwiruka amasigama noneho biraza kuba byagenda gute kanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane angira mwabonye kwanga wita iribagize nawe yamaje kuba yaba impumyi mwabonye ko iribagize ibintu bitoroshye niba reko ko wifuza yuko iribagize yakongera ko remba wifuza yuko iribagize yahumuka ndagira ngo ujye muri comment wandike mu ngo iribagize nahumuke kugira ngo tuyike ko nawe wizeye yuko iribagize bwaze kuba yahumuka nutabasha kwandika ngo iribagize nahumuka ujye muri comment ubundi kubitemo emoji y'umutima cyangwa wandikemo amen kugira ngo twirike ko wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ishoboye byose nyabureka ntugende utanditse ikintu muri comment kugira ngo tuyike ko nawe dukurikiye kandi wakomeje gukurikirana neza ino filme inzira musaba ko muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byakomera cyane cyane yuko ngo wita Eminence na Anita ibintu bitoroshye mwaje kubona kanga wita Eminence na Anita bakomeje kwiruka amasigama ndetse bakomeje guhonga are ndetse n'uyu mwicanyi cyane yuko ngo wita are afite gahunda yo gufata imirundi agahita mwica ese none biraza kuba byagera gutekanga ibintu bikomeje kuba byagurana cyane kanga ibintu bikomeje kuba byakomera noneho biraza kuba byagenda bitende biziko no ufite amatsiko menshi kandi nakomeje kubaza kuntu bigiye kuba byagenda gusa agace kagiye kuza ari umuntu ndetse mu gihe kuba ngabona ibyo Emira agiye kuba yakora ndetse agiye kuba yatungura are ndetse n'uyu mwicanyi ese none bizagenda gute twabonye kwanga wita are yashyize GPS kuri Anita yashyize akantu gakurura hana Anita hose agiye ese none biraza kuba byagenda gute Anita ndetse na Emire bari bwaze kuba bacika ibintu bigoye cyane gusa biraza kuba byakunda gusa aga mugiye kuba mwabona kwanga ibintu bigiye kuba byabyo kandi mugiye kuba mwabona kwanga wita Anita agiye kuba yahindura imyenda cyane yuko ubwo Anita yahoberaga are arari bwe yamushyizeho akantu agakurura ahantu yagiye ngira mwabonye kwanga wita Anita mbere yuko acika mbere yuko Emira aza kumucikisha ngira ngo bajye kwanga Anita ari yemeye kuba yabana na are ndetse yabyishimiye ubona ko anga ari kugenda hobera are buri kanya bamubwira ati muhobera rero kiriya gihe nibwo are yamushyizeho aka GPS gakurura ahantu hose agiye uri kumva ko noneho ahanga ibintu
bitoroshye kandi muri kubona ko noneho ahangaha ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese noneho bizagenda gute, bizarangira gute? Kangaha navuge ko urukundo rwo bakomeje kurugwanira cyane, ndetse aho bita aho uyu nguyu bita Emile ndetse na Anita bakomeje kuvuga ati uko byagenda kose ibyo twacamo byose sinzigira nkureka, ndetse ndagukunda cyane niyo bandasa ngiye nzaguma ngukunda. Ese noneho biraza kuba byagenda gute ko tubonye ko ahangaha bita Ari nawe nta mikino afite, ndetse arafite gahunda mbi cyane yo kuba yakwica Emile ndetse na Anita ashobora kubagirira nabi. Noneho biraza kuba byagenda bite? Urumva ko nta kindi gisigaye usibye Imana yonyine. Imana niyo igomba kuba yatabara. Imana niyo koko bizeye yuko Imana iri bwaze kuba yatabara Emile ndetse na Anita ikaza kuba yabakiza bano bicanyi. Ndagira ngo nawe ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twike ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yabatabara, kuko muri kubona ko ahangaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko ibintu bitari kugenda neza cyane kandi bashobora kuba bahasiga ubuzima. Ese noneho bizagenda gute? Kangaho bita Emile ndetse ko bita kamarade ndetse n'umugore bamaje kumva yuko uri kubakurikirana afite imbunda bakagira ubwoba, ndetse ese ubona kangaho bita kamarade ubwoba bwa mutashye ubwoba bwa mwishe, ari kuvuga ati noneho Emile baraza kuba byagenda gute. Ngira ngo bonye kangaho bita kamarade yese yemeza gukurikirana Anita, yese yemeza gukurikirana Emile ndetse na Anita hose bagiye kugira ngo abashe kuba yakura GPS iri kuri Anita, kuko ahangana navuye ko aho bajya hose, aho bahungira hose, igihugu cyose bahungiramo ahantu hose bajya hose, navuye ko uyu nguyu ngo ni Are araguma kubakurikira cyane cyane yuko afite GPS ahantu hose bari kugenda bibona. Ngira ngo uri kubona ko aho bari gukurikiranye n'ubundi ari guhita cyatera. Urumva ko ari ibintu bitoroshye kandi uri kumva ko gucika ari ibintu bigoye cyane. Urumva yuko ahangaha none usibye Imana yonyine ari igomba kuba yatabara. Ese noneho bizagenda gute? Kangaha muri kubona ko ibintu bitoroshye, ko muri kubona yuko gucika bigoranye cyane. Noneho biraza kuba byagenda bite? Twikomeje kumaje kubona kangaho bita Iribagiza nawe ibintu bitameze neza, mwamaje kubona ko Iribagiza yabaye impumyi. Ese noneho bizagenda gute? Iribagiza bizagenda gute? Iribagiza azahumuka cyane yuko ahangaha bita Cyusa nawe akomeje kuvuga ati umuntu wese abigizemo uruhare, umuntu wakugize impumyi nindamuka mumenye azabona ngiye wanyawe. Ese noneho bizagenda gute? Kangaho bita Cyusa yiyemeje kuba yamenya ukuri kose, ndetse Cyusa akomeje gukora ubushakashatsi kugira ngo abashe kuba yamenya umuntu watumye Iribagiza bimpumyi, cyane yuko navuga kangaho bita Cyusa nta wundi muntu yakiye kusibye Fabiola. Ngira ngo menye ko kangaho bita Cyusa yaje kwa Fabiola, gusa ahangaho bita Fabiola yamushushije ndetse aramwirukana, gusa ahangaho bita Cyusa yagomeje kubikeka cyane yuko yahasanze umwicanyi ndetse bakanaganira. Ese noneho bizagenda gute? Umunsi Cyusa yamenye ukuri kose, umunsi Cyusa yamenye yuko Fabiola yabikoze, ndetse Fabiola waruze Iribagiza, ubundi Iribagiza akabimpumyi. Noneho ahangaha ko Cyusa nta bintu by'imikino, ko Cyusa nta bintu by'imiyaga. Noneho bizagenda gute? Kangaha ibintu bigiye kuba byajya kandi noneho kangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ngira ngo umujinya wa Cyusa murabuze, ngira ngo muzi Cyusa yarakaye ukuntu ibintu bimeze. Ngira ngo mwagiye mubona umunsi Cyusa yafashe Fabiola, ngira ngo bonye ibintu yamukoreye. Navuga kangaha rero uwo bita Cyusa namukamenya ukora akamenya yuko byose ari Fabiola bikoze. Navuga ko Fabiola ibyiraza kuba birangiye, kandi ahangaha Cyusa nta bintu by'imikino ndetse nta bintu by'imishinga kaza kuba yashyiramo. Ese noneho biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byarangira gute? Ndabizi ko n'amatsiko ari menshi nawe kandi koko uri kubyibazo cyane uvuga ati noneho biraza kuba byagera gusa ndagira bwe ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagera, kandi nijya nkubwiye ko ahangaha bita Anita ndetse na Emile bagiye kuba bacika cyane yuko nibacika ahangaha bita Rugemwe ndetse na Fabiola karaza kuba kababaye Rugemwe ndetse na Fabiola ibyo nabyo biraza kuba birangiye, cyane yuko ahangaha bita Are yabwiye Fabiola ndetse na Rugemwe ati nindamuka Anita atabaye uwanjye ni ngewe uzabicara nzabirasaba ko mwanyijeje ibitangaza munyizeza yuko Anita azaba uwanjye. None ndi kubona Anita ari kugenda acika gake gake. Urumva ko noneho ahangaha Anita aranamuka agiye agacika Are. Urumva ko ahangaha bita Fabiola ndetse na Rugemwe nta mikino. Urumva ko ahangaha bita Are ari bwaze kuba yabivugana. Ese noneho bizagenda gute? Ari bwaze kuba yafata Anita. Ndabizi ko nawe ari cyo kintu ufite amatsiko, ndetse nawe ari cyo kintu uri kubaza, ndetse iri kurangira mufite ubwo amavuga ati Anita ndetse na Emile turashaka yuko bacika, turashaka yuko bakwigendera bakajya kwibana, cyane yuko navuga ko ahangaha bita Emile nawe akomeje kugwanira urukundo rwe, ndetse ngira ngo bonye ko bakundana cyane. Ngira ngo bonye ko baririmbye akaririmbo bwa nyuma bagiye guhunga, bakaririmbana akaririmbo wumva ko ari akaririmbo keza cyane. Angira ngo wagiye ukumva. Ese noneho bizagenda gute? Kangaha navuga ko na Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byamenyekana, ko Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byajya kukarubana. Ngira ngo bonye ko ahangaha bita Fabiola ndetse na Rugemwe ubwoba bwabishe. Ngira ngo bonye ko ubwoba bwabatashye bari kubaza ikintu kibwaze kuba cyakurikiraho umunsi ahangaha bita arabuze Anita. None bari kubaza ibintu bwaze kuba byababaho, dore ko ahangaha bita Fabiola nawe afite ubwoba ndetse ari gutekereza yuko Ari naramuka agarutse yabuze Anita ari bwaze kuba yabica. Ngira ngo mvishe kangaha Ari nawe yabwiye Rugemwe ati ngiye nta kibazo ntihubigire ikibazo, ko Anita ahantu hose arajya ndaza kuba mufite, aho yajya hose aho yahungira hose n'ubundi nzamugarura. Ese noneho bizagenda gute? Kangaha muri kubona ko ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Gusa Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byarangira, kandi Rugemwe bagiye gutangira kumukoraho iperereza bamenye buri kimwe cyose kugira ngo babashe kuba bamushyira muri gereza. Ese
ese ubaye uri umucamanza ubaye uri gucira Rugemwa urubanza bakakubwira ati mukatira imyaka, urumva Rugemwa yakatigwa imyaka ingahe, urumva Fabiola yakatigwa imyaka ingahe, urumva Nyirantambara yakatigwa imyaka ingahe? Nawe jya muri comment tubwire imyaka wumva wakatira Rugemwa ndetse na Fabiola, kugira ngo nawe utwereke ko wifuza yuko wafungwa kandi wifuza yuko byose birangira ndetse wifuza yuko ukuri kose kujya hanze. Ndagira ngo nawe unyarukire muri comment tubwire imyaka wakatira Rugemwa kugira ngo tuyike ko nawe wizeye yuko Rugemwa ibyo bizarangira kandi wizeye yuko Rugemwa azajyanwa muri gereza ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze. Cyane ko twamaje no kubona kango bita Mama Iribagiza nawe ashaka kuba yajya kwihurana na Rugemwa. Mama Iribagiza ashaka kuba yajya kwibonana na Rugemwa. Ese no bizagira gute kango bita Mama Iribagiza ashaka kuba yajya kureba Rugemwa? Gusa turabizi neza ko Mama Iribagiza aramutse agiye kwa Rugemwa ibintu bishobora kuba byagenda nabi, ibintu bishobora kuba byarangira nabi, cyane yuko Rugemwa nta bintu by'imikino kandi Rugemwa ari umugome mubi cyane. Yabonye ibintu byose Rugemwa yagiye akora, ibidega byose Rugemwa yagiye akora ndetse na Fabiola. Urumva kuranga Mama Iribagiza nama kagiye kwa Rugemwa ibintu bishobora kuba byaza kurangira nabi. Ese none bizagira gute kango bita Mama Iribagiza nawe afite umujinya ndetse no kwihorera cyane, afite agahinda gakomeye cyane ari kuvuga ati umunsi nawe hero Rugemwa mfite ibintu byinshi byo kuba namubaza. Ese none bizagira gute, bizarangira gute kanga ibintu bigiye kuba byagiye cyane yuko mwamaje no kubona kanga Mama Iribagiza asigaye yanga umwana we Bruno cyane, asigaye abona umwana akabona ari amaraso ya Rugemwa. Ngira ngo ubonye kwanga Mama Bruno yanga Bruno cyane, Mama Iribagiza yanga umwana we cyane, amwanga urunuka ku buryo yamubonye amera nkaho ari kumunukira. Ese none bizagira gute Mama Iribagiza azongera gukunda umwana cyane yuko uno mwana ngo ni Bruno nta cyane kimwe afite, nta n'ikintu na kimwe azi buretse yuko amakosa yabaye hari amakosa ya Rugemwa yakoze, kuko Rugemwa ibintu yakoze ni ibintu bidakorwa ndetse ni ibintu bitabaho gufata umugabo wa Mama Iribagiza akamwicara ngiza agafata Mama Iribagiza akamwibagiza buri kimwe cyose ubundi akamugira umugore we. Urumva ko ari kosa rikomeye cyane hanga ubita Rugemwa yakoze kandi Rugemwa ashobora kuba yahanirwa bikomeye cyane, cyane yuko hangana Mama Iribagiza nawe afite inzika ikomeye cyane ndetse afite urwango rukomeye cyane kuri Rugemwa. Ese none bizagira gute Rugemwa agiye kuba yajya kuburana mu rukiko bizarangira amahoro? Ese Rugemwa azabasha kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze? Nawe nicyo kintu kubaza kandi nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko gusa ugiye kubabona aka gace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuro kandi abizi ko benshi mugategereje muri benshi kandi benshi mugategeranyije amatsiko menshi cyane ndetse benshi muri kwibaza uburyo biraza kuba byagenda ndetse benshi muri kubaza uburyo biraza kuba byarangira. Gusa mu gihe kuba mwabona ko noneho ibintu bigiye kuba byajya kandi mu gihe kuba mwabona ko ahangaha ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane. Mwamaje no kubona kango bita Isimbi nawe ibintu bitoroshye, mwamaje kubona ko Isimbi ari kubaho mu buzima atigeze abamo. Ese noneho ubu buzima Isimbi yahisemo kuba yabamo azabushobora? Noneho ibintu Isimbi yishuyemo azabishobora? Ese noneho mwamaje kubona ko Isimbi yatangiye kuba yajya gucuruza agataro, bizagenda gute, bizarangira gute? Cyane yuko Isimbi ari umwana wavutse ari umutesi cyane. Gusa muri kubona yuko ubutesi n'ubujiji bwatangiye kuba byamushiramo. Ese none bizagenda gute ibintu Isimbi azabishobora? Abantu byashimishije yuko Isimbi atangiye kuba yamenya ubwenge, abantu bishimishije yuko Isimbi yatangiye kuba yamenya ikintu cyo gukora ndetse Isimbi yatangiye gusobanukirwa ubuzima icyo ari cyo, abantu byashimishije. Ndagira ngo namwe mujye muri comment mutubwire, ese muri kubona Isimbi ibintu yakoze ari byo? Muri kubona Isimbi ibintu yahisemo byo kuba yakwanga gutanga umwana ubundi akaza kwibera ahantu mu cyaro? Muri kubona ibintu yakoze ari byo? Mbabwira ati mujye muri comment munashimire uriya mukecuru abashije kuba yafasha Isimbi kugira ngo Isimbi abashe kuba yabaho ndetse yabashije no kuba yacumbikira Isimbi. Ndagira ngo namwe mutubwire, ese ni irihe jambo wabwira uno mukecuru? Jya muri comment nawe ugire ijambo umubwira kugira ngo tweke ko nawe wishimye kandi washimiye uno mukecuru cyane, kuko ibintu yakoze ni ibintu bidasanzwe. Ngira ngo wari wabonye kwanga wita Isimbi bye byamucanzize. Isimbi yari yabuze ahantu ajya, gusa uno mukecuru yaramwifashije amufasha nk'umwana we kandi kubona ko babanye neza. Ese noneho bizagenda gutanga Isimbi katangiye kujya mu murima gahinga, noneho bizarangira gute? Kandi Isimbi muramuzi ukuntu Isimbi yari umutesi, muzi ukuntu Isimbi yarabayeho, muzi ubuzima Isimbi yarabayemo. Angira ngo mwabonye ibintu byose yagiye aca, mugira mwabonye ahanga ko Isimbi yatangiye kuba yajijuka ndetse yatangiye kubona ubuzima icyari cyo. Ngira ngo umuntu wavuze ngo ubuzima ni ishuri ntawe yigeze abeshya. Ngira ngo muri kubibona yuko ahanga ubita Isimbi ishuri ryatangiye kuba ryamwigisha ndetse atangiye kubona ko ibintu nta mikino kandi atangiye kubona ubuzima icyari cyo. Se noneho bizagenda gute, bizarangira gute? Ndabizi ko nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe uri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa ugiye kuba wasobanukirwa kandi ugiye kuba washira amatsiko mu gace kagiye kuza ngira ko kagiye kuza ari umuntu ndetse benshi muraza kuba mwatungurwa cyane. Abakunzi ba filime zacu kamarade nk'ibisanzwe, turabashimira cyane ko mwabashije gukurikira filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Nubwo benshi mwagiye mwifuza ko tuyisoza tuyirangiza, n'ubundi nta gahora gahanze, n'ubundi tuzayisoza rwose, niko bimeze. Ahubwo tubafitiye inkuru nziza rero, tuje kubabwira ko hari indi filime nshyashya yitwa Urwibanga, muri kugenda muyibona, nayo izasohoka ku itariki 15
z'uku kwezi azaba ari ku wa mbere. Ni filime nziza, turabararikira buri muntu wese kuyireba, ukore subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere guhita uyibona. Nk'uko mubizi, kuva igihe cyose tubaniye mukurikirana filime zacu zikorwa na Amazing Film Production, Intare y'Ingore, Giramata, Inzira y'Umusaraba n'izindi, tuzanye rero Urw'Ibanga. Ushobora kwibaza ngo Urw'Ibanga harimo iki? Urasabwa kuyikurikira. Ni filime ifite story nziza cyane, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere izaba yamaze kugera hanze. ndetse n'umwicanyi uri guhita bagitera. Ese biraza kuba byagenda gute? Biraza kuba byaragira gute? Kanga ibintu bitureshye kanga bikomeje kuba byagorana. Ngira ngo bonye ko byateye ubwoba kamarade ndetse n'umugore ndetse na mama iribagiza byabateye ubwoba bukomeye cyane, ubwo babonaga are ndetse n'uramwicanyi bazanye imbunda bakayitunga mama iribagiza bakamubwira yuko natabarangira ahantu Anita ndetse na Emile bagiye bari bwaze ko bamwica. Ngira ngo bonye kwanga ha byateye ubwoba mama iribagiza cyane ndetse bigatera ubwoba kamarade. Dore kanga ubita kamarade yisemeje gukurikirana Anita ndetse na Emile akamenya abantu baciye kugira ngo abashe kuba yakuraho GPS bashyize kuri Anita. Ese biraza kuba byagenda bitanga umupango kamarade agiye kuba yapanga wo kujya gushakaho Emile ndetse na Anita bagiye kugira ngo abashe kuba yakura GPS kuri Anita, kuko aho bagiye hose aho bahungira hose aho bakwirika bajya hose mwabonye kanga ubitare nta gahunda afite yo kuba yahagara, kandi ubitare akomeje kugenda kurikirana aho bari kujya hose cyane yuko ari afite GPS aho wita Anita ari gukatira ndetse na Emile ari guhita yibona nawe akaguma kubakurikirana. Ese none bizagenda gute kanga ibintu tureke muri kubona ko Imana yonyine yatabara? Ese bizarangira neza, bizarangira amahoro? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda wibazaho cyane. Gusa nimba nawe koko wifuza yuko Imana ibafasha kandi uko wifuza yuko ino filime irangira neza ndetse ikarangira Anita ndetse na Emile bibaniye, jya muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Emile ndetse na Anita kugira ngo bakomeze kuba bakwikundanira cyane kandi bakomeze kuba bahangana n'ibi bintu bari gucamo, cyane yuko bari guca mu bihe bitoroshye, bari guca mu bihe batigeze bacamo na mbere. Ese none bizagenda gute kangaha? Inkuru y'urukundo rwo bikomeje kuba yabaninde cyane, inkuru y'urukundo ikomeje kuba yagorana cyane. None bizagenda gute, bizarangira gute kanga? Muri kubona kino filime yacu iri kugenda igira iryoshye cyane kandi iri kugenda igana ku musozo. Ese none bizagenda gute kanga? Ubitacyusa nawe akomeje gukora iperereza rikomeye cyane, cyusa akomeje kwibaza icyatumye iribagiza bimunya, akomeje kwibaza umuntu waba warabikoze cyane yuko kanga cyusa yavuze ati ndamuka amenye uwo muntu waruze iribagiza akabimpumyi sazigera nkira kandi cyo kumukora n'Imana ikize. Ese none bizagenda gute kanga? Ubita cyusa akomeje kuba yakora iperereza ndetse cyusa aje kuba yareba Fabiola, biraza kuba byagenda gute? Cyusa nanamuka amenye yuko ari Fabiola bipanze, akamenya yuko ari Fabiola washatse umwicanyi kugira ngo abashe kuba yaruga iribagiza, ubundi iribagiza akabimpumyi cyane yuko kanga uwo bitacyusa yahaje akahasanga umwicanyi, agasanga uriya mwicanyi hari bakanaganira, agusanga cyusa nta kintu na kimwe igiza cyeka. Ese none bizagira gute? Umunsi cyusa yamenye byose, umunsi cyusa yamenye ukuri, akamenya yuko byose ari Fabiola bipanze ndetse akamenya yuko Fabiola ashatse no kuba yakwica iribagiza. None bizagira gute? Ko muzi yuko kanga cyusa nta bintu by'imikino kandi ko muzi yuko cyusa nta bintu by'imiyaga yagize umujinya, muzi yuko agira umujinya mubi cyane. Ngira ngo umunyi birigeze gukora Fabiola, ngira ngo yigeze kubibonaho. Urumva rero akanga cyusa naramukamenya ukuri, none nta bintu by'imikino ndetse ubita Fabiola arabagiye mu byago bikomeye cyane. Ubita Fabiola ibyo yakinye nabyo ntabyo azi. Ese none bizagenda gute kanga? Ibintu bigiye kuba byajyaho ko kwihorera kwa Fabiola kugiye kuba kwamukora. Ngira ngo bonye kwanga ubita Fabiola yashatse kuba yakwivugana umwana wa cyusa inshuro nyinshi. Ngira ngo bonye ko yapanze uko azamwica akanahura amwicanye amafaranga kugira ngo uriya mwicanye ajye kuba yakwica umwana w'isimbi, gusa bikarangira bidakunze. Ubita iribagiza atabaye. Rero navuga ko kwanga ubita Fabiola ndetse n'uramwicanye bahize bakagira inzika ikomeye cyane kugira ngo bazafate iribagiza ubundi bamwihorero, kubera ko Fabiola kubera ko iribagiza niwe watumye batica umwana wa Isimbi. Rero ngana navuga ko Fabiola nawe yakomeje gupanga ndetse agapanga ibintu byinshi byo kugira ngo azabashe kuba yakwihora kuri cyusa, gusa yahisemo kuba yafatira iribagiza ubundi akamugira impumyi. Ese none bizanye na gute? Iribagiza azabasha kuba yakongera kureba iribagiza, azabasha kuba yakongera guhumuka ubundi arebe. Ese nawe yumva yuko iribagiza azongera kureba? Dore ko navuga kanga ibintu bigiye kuba byagenda neza kandi mugiye kuba mwakongera kwishima, ndetse ku bantu mukomeje kwifuza yuko iribagiza yakongera guhumuka ubundi akareba, mugiye kongera kubona iribagiza yarebye. Akeneye yuko navuga ko dogiteri agiye kuba yazana umuti azaha iribagiza. Ese none bizagenda gute? Nawe witeguye uko iribagiza agomba kuba yareba, niba koko ubyizeye kandi ukaba wizeye Imana yuko izakora ibitangaza ndetse izasebya Fabiola. Ndagira ngo nawe uje muri comment wandikemo amen amen, utwereke ko nawe wizeye yuko Imana izakora ibitangaza ndetse Imana
izasebya Fabiola, dore ko anga muri kubona ko Fabiola ntagaze kandi muri kubona ko Fabiola afite ubugome bukomeye cyane. Ngira ngo vishe kango bita Fabiola yabwiye uramwicanye ati hubwo iribagize wari ukwiye kumufata ubundi ukamushyira super guru ku maso ku buryo atazongera ko yahuma. Urumva ko anga bita Fabiola afite ubugome ndenga kamere. Ese none bizagenda gute kanga navuga ko ibintu bigiye kuba bijyayo nako navuga kanga na Rugemwe na ibyo bigiye kuba byarangira ko navuga kanga na Rugemwe nawe agiye kuba yatungurwa cyane cyane yuko Rugemwe bagiye gutangira kumukora iperereza ndetse Rugemwe bagiye kuza kumuhata ibibazo ubundi bakagira ibibazo bamubaza. Ese none bizagenda gute kango bita Rugemwe agiye kuba yajya mu rukiko. Gusa nubwo Rugemwe agiye kujya mu rukiko muri kubona ko afite ubwoba bwinshi kandi muri kubona ko ubwoba bwamurenze. Ese none Rugemwe araza kuba yabikoreye kikanga navuga ko Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byanagira ko navuga ko Rugemwe ibyo yanze kubimenyekana ndetse Rugemwe ibyo ari gukora byose mu bintu byose ari gukora kugira ngo yishimenyetse ko navuga ko Rugemwe ibyo yakwigira byose ibyo yakwikina byose n'ubundi ko biraza kurangira ibyo byose bigiye hanze cyane yuko navuga ko dogiteri afite ibimenyetso byose bifatika byo gushyira Rugemwe hasi ndetse afite ibimenyetso byose bifatika byerekana yuko Rugemwe yishe papa iribagize ndetse ibyo bamushinja byose kari ukuri. Ese none bizagenda gute kanga bita Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byagenda nabi ko navuga ko inkuru ya Rugemwe igiye kuba yarangira nabi. Andabizi ko nawe ufite amatsiko menshi kandi nawe wifuza yuko Rugemwe yajya muri gereza. Mbere yuko dukomeza nagira ngo manze nkwibariza akabazo gataya cyane. Ese ubaye uri umucamanza ubaye uri gucira Rugemwe urubanza urumva Rugemwe akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe jya muri comment utubwire imyaka wumva akatira Rugemwe ndetse na Fabien ndetse na Nyantambara urumva bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe jya muri comment ubundi ubashe kuba wagira icyo tubwira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza kandi tugomeze kugenda dukurikirana neza ino filime Inzira y'Umusaba ko nibeshi bamwasiganye amatsiko kandi nibeshi bamwasiganye mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filime Inzira y'Umusaba gusa nagiye ko noneho angahe ibintu bigiye kuba byajya kandi igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi ibyo bishi mwifuza ndetse ibyo bishi mukomeje kugenda mwibaza mugiye gutangira kubisobanukirwa cyane muri ino filime Inzira y'Umusaba. Mbere ko dukomeza nagira ngo manze nkwereke filime iri guca ibintu hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze yawe. Iyi ni filime nziza cyane yateguwe na Boneflix Films. Niba ushaka kugira ngo uzayikurikirane ndagira ngo unyarukire kuri Boneflix washe kuba subscribe kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu bambere. Niba uri umukunzi wa sinema nyarwanda ntukuye gucikwa n'iyi ngiyi. Ubu noneho Boneflix yabateguriye filime udakwiye gucikwa yitwa Ntibavuga Barababara. Iyi filime iragaragaza ubuzima butavugwa burimo ibikomere n'amarira y'abana batotezwa n'abakababereye ababyeyi. Iyi filime kandi izagaragaramo abakinnyi bamaze gufata imitima ya benshi muri sinema nyarwanda barimo Fabiola, Rugema, tutibagiwe na Mr Rwiri. Iyi filime irasohoka vuba ikazajya inyura kuri YouTube channel ya Boneflix. Ntukwiye gucikwa n'iyi filime ndakurahiye. Nawe uri kubona yuko ari filime nziza cyane zizagaragaramo Rugemwe ndetse na Fabiola bazagaragara muri ino filime. Rero niba ashaka kugira ngo nawe uzayikurikirane kandi itazagucika aho kuyikora wahabonye. Twikomeje ngamaje kubona ko noneho angahe ibintu bitari mwamaje kubona yuko angaha uwo bita Isimba torohe uwo bita Isimba ubuzima butameze neza. Ese noneho Isimba ibintu ari gukora azabasha kuba yabicamo ibintu Isimba yishoye maze abasha kuba yabishora cyane yuko angaho bita Isimba yanze kuba yatanga umwana we Isimba akemeza kuba yarera umwana uko byagenda kose. Rero ahangaha muri kubona ko noneho angahe ibintu bitari kari muri kubona ko angaho bita Isimba ari mu buzima bukomeye cyane ndetse ubuzima tigeze abamo na rimwe. Ese noneho bizagenda gute kango bita Isimbi yatangiye kujya gucuruza agatoro kugira ngo arebe icyatunga umwana we? Ese noneho bizagenda gute? Ese Isimba zigira babarira Cyusa dore ko twanabonye kwango bita Cyusa nawe akomeje kubaririza amakuru ya Isimbi ngira ngo bonye kwanga Cyusa akomeje kugenda baririza akomeje kubabaza Fabiola ati ntago mwamuza hano Isimbi yaba yaragiye ko nshaka kugira ngo menye hano Isimbi yarabagiye kuko nanjye ndagira ngo dufatanye ubundi dushake Isimbi. Isanga Cyusa azabasha kuba yabona Isimbi dore kwanga mwabonye ko Isimbi yagiye kuba yakwiberaho mu cyaro ndetse yabaye umuhinzi ndetse asigaye acuruza n'agatoro kugira ngo abone icyatunga umwana. Abantu biri gushimisha yuko Isimbi yajijutse, abantu biri gushimisha yuko Cyusa, abantu biri gushimisha yuko Isimbi ubujiji n'ubutetsi bwamushizemo. Andagira ngo namwe mujye muri comment mutubwire ese namwe muri kubona ibintu Isimbi yakoze ari byo? Nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ukomeze kutwereka ko nawe dukurikiye kandi ukiri kumwe natwe 5 kuri 5 ko muri kubona kwangaha ibintu bikomeje kuba byajya kandi muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda izanamo utumanye dudasanzwe. Ese noneho bizagenda gute? Bizarangira gute? Ese Cyusa uri gushaka umwana bazabasha kuba yamubona ko twabonye kwanga bita ko twabonye kwanga hasi Isimbi adashaka kuba yatanga umwana we Isimbi adashaka kuba yarikuza umwana we? Ese Cyusa akomeje gushaka umwana we bizarangira bazamubona? Nawe ndabizi ko ufite amatsiko kandi nawe ndabizi ko icyo kintu ukomeje kugenda wibazaho gusa nagira ngo noneho agace kagiye kuza ari umuro cyane yuko ari benshi mwasigaranye amatsiko ndetse mwasigaye mwibaza ati bigiye kuba byagenda gute? Cyane yuko ari benshi mukomeje kugenda musengera Anita ndetse na Emile muri kugenda mubasengera muvuga ati Anita ndetse na Emile turifuze yuko ibyabo byagenda neza kandi turifuze yuko barabicanye babava inyuma. Gusa nagiye ko ahangaho no mwicanyi agiye kuba yatungurwa cyane cyane yuko ahangaho bita Emile agiye kuba yamukora agashya gakomeye cyane. Nkubwira yuko agashya mugiye kuba mwamana mu kajiga agiye kuba kakora icyo ndabizi ko muri kari gaze kuba kabashimisha kandi benshi muri bwaze kuba mwakoma amashyi. Ese noneho bizagenda gute kangaho bita Rugemwe nawe ibintu biturishye ko turi kubona kangaho bita Rugemwe ubwoba bwa mutashye ko muri kubona kangaho Rugemwe ari gususumira umubiri wese